Ishoramari ni iki? Hariho uburyo butatu bw'ishoramari, aho dusangamo umutungo bwite, umutungo utizwa ku nyungu, harimo kuguriza n'impapuro mvunjwafaranga, aribyo bise mu rurimi rw'icyongereza cash equivalence. Reka duhere ku mutungo bwite. Gushora ku isoko ry'imari n'imigabane, gushora mu nyubako ndetse n'ibikoresho n'amabuye by'agaciro n'ibikoresho biyakozwemo. Nyirabyo cyangwa ubiguze aba yizera ko mu gihe kiri imbere bizamuha inyungu kubwo kongera agaciro uko bwije n'uko bukeye. Uburyo bukurikiyeho, umutungo utizwa ku nyungu cyangwa kuguriza. Kuguriza amafaranga ni ishoramari. Impapuro mpeshamwenda cyangwa mu ndimi z'amahanga treasure bonds cyangwa bon de trésor, ndetse na konti zibika amafaranga ku masezerano y'inyungu ku gihe runaka, naryo ni ishoramari. Uburyo bwa nyuma, impapuro mvunjwafaranga cyangwa cash equivalence. Biroroha kuzikoresha kuko igihe icyo ari cyo cyose ubikenereye uba ushobora kuzigurisha cyangwa kuzisubiza ukabona amafaranga wazishoyeho hiyongereyeho inyungu runaka. Ijambo ishoramari hari aho rikoreshwa nabi. Isoko ry'imari n'imigabane, impapuro mpeshamwenda cyangwa impapuro mvunjwafaranga ni ishoramari. Ku rundi ruhande, abantu bashishikarizwa gushora imari mu kwiga bakaminuza, gutunga ikinyabiziga, gutunga za televiziyo za rutura, ibi n'ibindi biri mu mujyi umwe, birumvikana ko hari agaciro ngengabukungu bifite nk'umutungo, ariko kandi mu gisobanuro bwite si ishoramari. Abacuruzi rero n'abandi bafite inyungu mu byo bashishikariza kugura ibyo bababwira byose, hariho uburyo butatu gusa bw'ishoramari: umutungo bwite, kuguriza ndetse no gukoresha impapuro mvunjwafaranga. Ishoramari nyaryo. A. Ishoramari mu mutungo bwite. Ubu ni bwo buryo bw'ishoramari bworoshye kuko busobanukira kandi bukabangukira benshi mu kubazanira inyungu. Dore zimwe mu ngero. Iya mbere, gushora ku isoko ry'imari n'imigabane. Gutunga umugabane bisobanuye kugura umugabane runaka mu kigo runaka cy'ishoramari. Ushobora kuba ari umugabane muto, ariko kandi n'imari izamura agaciro umunsi ku wundi, kuko cya kigo kiba cyunguka. Uyu mugabane uguha uburenganzira ku kugabana ku nyungu cya kigo cyunguka mu gihe runaka. Inyungu zishobora kwishyurwa ku kwezi, igihembwe cyangwa se umwaka bitewe n'amasezerano. Kabiri, gushora mu bushabitsi. Amafaranga ashoye mu gutangira ubushabitsi no mu bucuruzi busanzwe ni ishoramari. Kwiyemeza imirimo, aribyo entrepreneurship, ni rimwe mu ishoramari rigoye, kuko bisaba gushora ibirenze amafaranga. Bisaba n'ubumenyi bwihariye mu cyiciro cy'ubushabitsi urimo. Mu kurema igicuruzwa, harimo igikoresho, serivisi n'ibindi, ukagishyira ku isoko, uba ushobora kunguka cyane ugatunga ibya mirenge. Bill Gates ni umwe mu ngero nziza muri uru rwego. Gatatu, gushora mu bikorwa by'inyubako. Amazu n'ibyumba byubakwa cyangwa bikagurwa kugira ngo bikodeshwe, ababikeneye cyangwa se bisubizwe ku isoko bitunganyijwe cyangwa ntacyo bihinduweho, ni ishoramari. Aho inzu yawe utuyemo ishobora gukoreshwa mu buryo bwinshi. Ni icumbi rya mbere na mbere, ariko bitewe n'uko isoko rimeze ishobora kwiyongera agaciro cyangwa se ikagatakaza. Ni ukuvuga ko inzu ikubera icumbi, ariko kandi ishobora no kuba inkomoko y'umutungo igihe uyigurishije ugamije urwunguko. Aha rero hari benshi bahakora ikosa, akaba yagura cyangwa yakubakisha inzu atazabasha kwitaho cyangwa kuzuza cyangwa kwishyura, yibwira ko bidatinze izazamura agaciro, akayigurisha ku rwunguko ruhanitse. Kane, gushora mu bikoresho by'agaciro n'amabuye y'agaciro. Diyama n'andi mabuye y'agaciro, ibihangano bibajwe, ibibumbano ndetse n'ibishushanyo by'amarangi by'abanyabugeni b'amazina ahambaye, cyangwa se ibikoresho byakoreshejwe n'ibyamamare, bishobora gufatwa nk'umutungo ufite agaciro ku buryo kubitunga ari ishoramari. Icyo gihe birushaho kugira agaciro igihe biguzwe mu mugambi wo kubisubiza ku isoko ku nyungu yisumbuyeho. Nk'irindi shoramari ryose, agaciro kabyo gashobora kuzamuka cyangwa kakagwa uko igihe gitambuka. Isoko ry'amabuye y'agaciro rirahindagurika, kandi amahitamo y'abantu ku byerekeye ibihangano n'iby'ubugeni nayo ahindukana n'igihe. Ba. Umutungo utizwa ku nyungu cyangwa kuguriza. Gutiza umutungo cyangwa kuguriza amafaranga ku nyungu ni ubundi buryo bw'ishoramari. Nk'ubundi buryo bwose, ubu nabwo bufite ibyiza n'inenge. Ibyiza ni uko ibyago byo guhomba ari bike ugereranyije n'iri shoramari, ariko kandi inyungu ivamo igashobora kuba nto. Dufashe urugero ku mpapuro mpeshamwenda zitanzwe n'ikigo runaka cyangwa se leta runaka, inyungu runaka iba igomba kwishyurwa ku gihe runaka. Ingorane zishobora kwaduka muri ubu buryo bw'ishoramari ni uko cya kigo cyangwa leta byatanze izi mpapuro bishobora guhomba. Nyiri ukuguriza impapuro ubwo nawe agahomba kubwo kubona udufaranga duke cyangwa se akanaheba burundu. Harimo uburyo bwa mbere,
konti zibitswaho zungukira ba nyirazo mu gihe runaka. Iri naryo ni ishoramari kuko mu kubitsa kuri iyi konti uba utije banki amafaranga maze nayo ikayaguriza abayakeneye ku nyungu yisumbuyeho, ikajya ikugenera inyungu ku yo wabikije mu gihe runaka mwumvikanye. Inyungu ni nto ariko afite umutekano kuko ntushobora kubura amafaranga yawe. Uburyo bwa kabiri, impapuro mpeshamwenda. Iyo uguze izi mpapuro uba ugurije amafaranga nyiri kuzisohora. Ikigo runaka cyangwa se leta runaka nyuma y'igihe runaka bazagusubiza ayo waguze za mpapuro bongereho n'inyungu. Kugaruka kw'aya mafaranga n'inyungu yayo bishobora guhabwa igihe kigufi cyangwa kirekire. Uko igihe ari kigufi niko ibyago byo guhomba bigabanuka ariko n'inyungu agarukana ikabanya. Birashoboka kandi ko nyiri gusohora impapuro ashobora kwishyura umwenda n'inyungu mbere y'igihe cyumvikanyweho akazisubirana. C. Impapuro mvunjwafaranga cyangwa cash equivalence. Izi mpapuro zibarwa nk'amafaranga ubwayo kuko ziba zishobora kuvunjwa mu mafaranga ako kanya zikanaherekanwa zityo. Hari ibyitwa ishoramari kandi atari ryo. Uburyo bwa mbere, kwiga kaminuza. Yego biguha ubushobozi n'amahirwe yo kuba wabona akazi kaguhemba umushahara utubutse cyangwa se ubumenyi bwagutse bwo gukorera amafaranga. Ni ibikorwa bibyara inyungu mu gihe kizaza ariko si ishoramari. Ku buryo bwa kabiri, kugura ibicuruzwa by'agaciro harimo ibitanda bihenze, imodoka, telefoni ngendanwa z'agaciro, televiziyo za rutura cyangwa se ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose gitakaza agaciro k'igihe gitambuka si ishoramari. Ushoye menshi kukigura ariko ugitangira kugikoresha hari agaciro kigabanutseho gitandukanye n'igikoresho gishya. Ishoramari ryizewe. Kubitsa amafaranga kuri konti yunguka nta ngaruka zihariye byakagize kuko ubusanzwe izi banki ziba zifite n'ubwishingizi. Ishoramari ritizewe. Buri shoramari rifite umwihariko mu buryo bwaryo. Byaba ari ukubogama rero kuzishyira mu byiciro by'iryizewe n'iritizewe. Gusa ikigomba kwitonderwa ni ugushora menshi muri rya shoramari ry'inzaduka ryizeza abantu inyungu z'umurengera. Harimo ibigo bicyaduka, ishoramari mu ruhererekane rw'urunana ari byo piramide cyangwa se amafaranga y'ikoranabuhanga cryptocurrency. Umwanzuro. Ishoramari ni ijambo rikoreshwa mu kuvuga kugura ikintu icyo ari cyo cyose gifatwa nk'icyagufasha kuzigama amafaranga. Urugero, imodoka inywa amavuta make cyangwa se imirasire itanga amashanyarazi. Ariko hano tubonye ko atari byo. Ikintu cyose gitakaza agaciro k'igihe gitambuka nticyakwiswe ishoramari. Ahubwo ishoramari ni ikintu gishoraho umutungo hitezwe ko kizakomeza kuzamura agaciro uko bwije n'uko bukeye. Muri rusange ishoramari riri mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere, umutungo bwite, aho dusangamo imigabane mu bigo by'ubucuruzi, gushora mu bushabitsi, gushora mu nyubako ndetse n'ibikoresho n'amabuye by'agaciro. Icyiciro cya kabiri, umutungo utizwa ku nyungu, aho dusangamo konti za banki zungukira abakiriya n'impapuro mpeshamwenda. Icyiciro cya nyuma nicyo cya gatatu, ni impapuro mvunjwafaranga.